twari turirimba ngo mbega umunezero tuzabonera amarembo niyugururwa. Urabyumva kuko iyo miririmbire ni y'abanyamurenge, nta bandi bantu bazaririmba gutya. Nkwereke ntabwo nkwiye kuvuga amagambo asenya ubwoko cyangwa se asenya abanyamurenge, ntabwo bikwiye kumvamo. Ntabwo nkwiye kuja ku mbuga nkoranyambaga ngo nkishe ubwoko biragatsindwa. Nkwiye kuvuga amagambo yubaka ubwoko, kabone n'ubwo ibyacu bituba bisa neza byose. Hanga ko nka nyina ngo rwaye igiheri ku mabere, siko kuri. Reka nkwereke impamvu narimze ndi umunyamurenge ntaho nabeshe. Ndi umunyamurenge siko kuri. Ndi umunyamurenge ntawe bituka. Ndi umunyamurenge ntawe byambura agaciro ke, keretse yakeneye ukiyambura. Ndukuvuga ngo ndi umunyamurenge ndumva ko bitanyambura agaciro kanje. Reba nka Jean Tibigize, man, I love that guy. Ari humble, ni umukozi w'Imana mwiza, aririmba neza, ahimba neza. Surtout nk'abantu twebwe twakuriye abana ba sepake, mvuge abana muri sepake, mvuge gutyo. Iyo wumvise indirimbo ya Jean ugomba kwicara ukayitegera, ugomba kuyitegera ijambo kurindi. Parce que nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngwibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri njye.